kimeze nk'uko ashaka. Haleluya. Hari abantu rero tugaragara nk'abahombye, ushobora kuba ugaragara nk'uwahombeye mu maboko y'Imana, ariko tuza n'imbere y'Imana wenda numva ijambo ry'Imana ryerekanye nkumva ibyo umwigisha yasobanuye, noneho nkabonamo n'ibindi. Bari gusa ko burya Imana ari nziza. Ahantu Imana ari nziza ni uko wigisha ijambo ry'Imana nkumva n'undi akumva kandi wese akabona ibyo akeneye. Buriya ijambo ry'Imana rimwe riravugwa, Imana yakubwira iti fata wowe vitamine A, mfata vitamine B, mfata vitamine C, buri wese yakeneye. Ni ukuvuga ngo hari igihe tuzi imbere y'Imana twahagera mu by'amategeko byabuze ubwenge, mu magambo babona twaragiye imbere y'Uwiteka tugahombera mu biganza bye, ariko abasha kumvamo ikindi kibumbano kimeze uko ashaka ariko gifite agaciro. Tugira ngo Uwiteka ashobora kumvamo ikintu gifite agaciro, ariko ku maso ye ushobora kugaragara nk'aho ari ntawe, ariko mu maso y'Uwiteka ufite ikintu agaciro. Imana iracyubahiro. Rero nimugoroba nafashe ikaye yanjye ngira niyumvamo kwandika ibintu. Buriya mu buzima bwanjye mbaho mu buzima bwo kwibaza, sinzi wenda niba ari abantu tubihuje. Kwibaza nkagira igihe kinini cyane nkibaza ngo ariko kuki ibintu bimeze gutya, kuki tubayeho, ese kuki mbona ibi ngibi, nanjye ubwo nkitekerezaho, ese kuki kanaka akora biriya, ese ubundi ni uku nguku byagakwiriye, mbese ni uku tuzamera, ese ni ikimana yadushyiriye ku isi, ubundi kuki tumeze gutya. Nkunda kwibaza ibyo bibazo, nkicara nkavuga ngo ubundi niki gituma. Kera niba umwana mutoya ndaza ntugire ngo wenda nagiye ku ijambo ry'Imana ntarisomye, njya nibaza impamvu muri 1994 na 5 na 6 nibwo ngewe namenye ko sida ibaho, ko nari maze guca ubwenge ko jenoside yabaye ifite imyaka, ngiye kuzuza imyaka 7, nuzuza umwaka mu kwa cyenda, n'ubu mfite imyaka 33 ngiye kuzuza 4 mu kwa cyenda. Noneho nibaza ikibazo, ni iki gituma umuntu yicwa na sida, ejo umwana we ikamwica, kuki abantu batajya bigira ku byabaye ku bandi? Iki kibazo dufite, ariko simbirebe mu ishusho yabo bonyine, abantu dufite ikihe kibazo. Ni iki gituma tumeze nk'aho bwije no bukeye haza ikintu kikadukoropa kikatwibagiza ibintu. Noneho nibaza, nza kwibaza, numva umwuka w'Imana yambwiye ngo umuntu w'umunyabwenge nyakuri ni umuntu ufata igihe cyo kwigaho kuruta kwiga abandi. Sizi niba muri kubyumva icyo ashaka kuvuga. Igihe kinini cyane, amasaha 12 mu gihe wagiriwe umugisha wo kuba wenda turi ku cyumweru umunsi wagutse wenda uri gusoma Bibiliya, ujye ugira ibihe byinshi cyane byo kwitekerezaho no kwiga cyane kuruta kwiga ku bandi. Kubera iki? Uyu munsi wa none tuganira nzakubwira amakosa muziho, sibyo? Kubwira ibintu mbona mu bantu, ugasanga ngewe ibyanjye nanjye bizwi n'abandi, ugasanga ngewe mbwiye ngo nibisobanura, urabona ariko ntarajya kure. Iyo twaturi nagomba umuntu avuga ngo nyine umukozi w'Imana aje kukwaturira, narasambanye, ariko umugabo yarambwiye ngo arampa amafaranga nyine urya. Mbese si ngewe wabiteye, ahubwo ni uriya mugabo. Urumva atari cyo bishatse gusobanura se? Ngewe nta kosa mfite, ubundi uriya mugabo iyo atazi nta cyaha nagombaga kugira gute gukora. Urumva ni ikibazo kiri, nakoze icyaha gikoreshejwe n'umugabo cyangwa n'umugore, ariko icyaha cyanjye sinakimenya, ahubwo nzi icyaha cyane cy'uriya mugore. Murimo murabyumva neza icyo ashatse kuvuga. Tugiye kuganira mu magambo tuvuze gusanga mu gitabo cy'Abami, nasbaraza dufashe cy'Abami were ku Abami ibice 3 were ku murongo wa 7. Abami ba mbere ibice 3 were ku murongo wa 7. Nuko amagambo yo Salomo asaba Imana ubwenge. Murongo wa 7. Nuko none Uwiteka Mana yanjye wimitse umugaragu wawe mu cyimbo cya data Dawidi, ariko ndi umwana muto
sinzi iyo biva n'iyo bijya, kandi umugaragu wawe ndi hagati y'abantu bawe watoranije b'ubwoko bukomeye butabarika. Amen. Nuko rero uhe umugaragu wawe umutima ujijutse, ngo ushobore gucira abantu bawe imanza, kugira ngo menye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Nushaka kurekera neza ikintu Salomo yavuze. Data wampaye kwima ingoma ya data Dawidi, ariko umpa kuyobora ubwoko busa nkaho windegeje ubumenyi, ubushobozi, imyaka n'ibindi. None rero uhe umugaragu wawe umutima ugize ute? Uyu mugabo yarabanje atekereza asanga nta bujijuke buri muri we, sibyo? Icyo bisobanura. None wowe ntabwo yavuze ngo ndashaka ngo nk'ubwoko buca bugufi, ntabwo nshaka umpemo abantu banyumva cyane n'abanyubaha cyane, oya, ndashaka ngo uhe umugaragu wawe umutima ujijutse. Impamvu isabye ibi ngibi yagiraga ngo yuzuze inshingano yahamagariwe. Ngicyo icyo umuntu uzi burya kugira ngo usabe ubwenge nabyo bisaba ubwenge. Yego, ntushobora kumenya agaciro k'ubwenge utarigeze utungaho ubwenge. Ntabwo ushobora kumenya agaciro k'ibiryo utarariyeho. Bisaba ko wenda waba warigeze kurya ariko wenda ukabyara. Iyo ubyatswe ujya wibuka bwa buryohe, ukaba wavuga uti Imana wongeye kumva uburyohe nka bwa bundi nagushimira. Yego, komeza. Ushobora gucira ubwoko bwawe bukomeye imanza, maze ayo magambo anezeza Uwiteka, kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana iherako ibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo usabye, ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera, nuko nkugiriye uko unsabye. Amen. Dore muhaye umutima w'ubwenge ujijutse, mu bakubanjirije cyangwa mu bazaguherukira ntawe uzabana nawe. Amen. Kandi nguhaye n'ibyo utansabye, ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose y'ukubaho kwawe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Amina. Amen. Salomo yari afite abavandimwe benshi bashobora kuba baramurusha ubwenge. Burya umuntu mubandura mumenye, iyo umuntu mugendana uramumenye. Mu rugo ubuze umwana witonda mu bana b'iwanyu ubuze n'ugira amahane. Mu rugo ubuze umwana ukundwa n'ababyeyi udakundwa nawe. Kandi uburyo Salomo yari yaravutsemo murabizi neza. Ntabwo agaragara nk'aho agakwiye kuba ari umwana wa Dawidi neza, kuko yari yamugiye ku mugore yakuye hanze. Ntimubizi? Hanyuma Imana ihitamo Salomo, yabanje kubwira Dawidi ngo ibiganza byawe byuzuyeho amaraso, wiyubakire inzu, byihorere umwana wawe azayubaka. Umwana agiyeho arareba Uwiteka aramubwira ati saba icyo ushaka, ngo amaze gutura ibitabo, amaze gutura ibitabo Uwiteka aramubwira ngo gira ikintu usaba. Arareba aravuga ati se nisaba ko abanzi banjye bapfa, ubundi bwo bizamara iki? Nisaba se kugira ubutunzi, ubundi se bizamara iki? Nindamuka asabye se gukomera cyane abantu bakajya bambona bakankunda, kugira igikundiro cyinshi cyane. Ariko rero twifuza gukundwa abantu twifuza gukundwa. Uzasanga muri iyi si uko tubayeho, buri muntu wese nusanga urubanza afitanye n'urwa mugenzi we, ni uko umuntu wese ashaka gukundwa. Yego, ingo ziri gusenyuka kuko umugabo n'umugore baciye inyuma, umugabo yaciye inyuma umugore n'umugore baciye inyuma umugabo, bikarangira gusa rwa rukundo yamushakagamo. Iyo dushaka amafaranga tuyirukangamo hano hanze, ikintu dushaka ni iki? Ni ugukundwa.
yego iyo utunze amafaranga abantu bagukomera amashyi bakaza wagira icyo umuha akavuga turakoze abantu bakunda kunabirwa nuko turebe niko abantu tumeze yego Salomo nawe rero yarazi icyo kuba umwami icyo ari cyo ari cyubahiro avuga ati ndashaka kugira ngo nzabe umuntu ukomeye w'umuntu abantu bose bubaha abantu bavuga neza nzabe umuntu ukundwa n'abantu bose ariko sicyo yasabye avuga ngo nk'ubwenge bwo kugira ngo njyewe mbe mwiza ariko nimba mwiza n'abari bazagira gute bazambera beza siko bimeze njyewe ndashaka ubwenge bwo gucira bari abantu imanza ntashyizemo amarangamutima ndashaka ubwenge bwo kugira ngo aba bantu nibazajya banza imbere yanjye sinkagira uwo ndobanura sinkagira uwo ndeba nk'uciriritse n'undi uri hejuru Imana ibona Salomo yitekerejeho icyo cyo kintu cya mbere cyabaye Salomo yarabanje arireba abona ko afite ibyo agomba gukorera abantu mbere y'uko bagira ibyo bagira gute bamukorera hari inshingano ahawe yego kandi izo nshingano agomba kugira gute kuzubahiriza turi mu isi ivuga ngo urugero ngewe ntabwo nareje na data n'ejo bundi naramwandikiye kuri WhatsApp bampaye nimero z'abantu arambuka ariko nimba mpitamo kubaho mvuga ko papa yampemukiye ariko si ubu nindamuka mpemutse nzabyibuka njyewe ko yambyaye nanjye nkaba narabyaye icyiza si ukureba icyo ngomba gukorera abo nabyaye kuruta kureba icyo uwambyaye yagombaga kumureba hari ubwo si bye nzabibazwa afite ize nshingano nanjye nkagira izanjye ni ukuvuga ngo kubaho umuntu ukwiriye kubaho ari umwana w'Imana akwiriye kubaho iminota 30 byibuze wicayemo nari mu iteraniro turimo tuganira mu by'Imana ese nakwiriye iki hari ese buriye byamarira iki ese byajambo twumvishe birampindura iki ese koko ibyo numvishe ubushize byahinduye iki ese koko nakora iki wamara kuba ukabona byajambo nta kintu byakoze mu buzima bwawe ugasaba Imana ngo noneho data umva umutima wo kumva ijambo rikanabindura umutima wo kugendera mu byo ngewe nigisha kuko mpagaze hano ku ijambo ry'Imana umutima wo kubigenderamo kuko n'umutima wo kureba ko abandi babigenderamo njye ntacyo bizamara umunsi wa none ndabwira abantu babwira nti isi iriho kuko njye ndiho bivuze gutyo wakubaza uti Placide ari kumwe iyi si iriho kuko ndiho ibyo mvuze ushatse kubyumva urabyumva nindamuka mpfuye nta si izabikiriho mbese nzabimenya ko ihari nzamenya se ko izuba ryatse cyangwa ryazimye ubu si umuntu wapfuye azi ko isi ikiriho azi ko yarangiranye nawe uyu munsi gukiranuka nyako ni ukwanjye si ukwawe uyu munsi kwera nyako ni uko ngewe ngomba kuba afite si uko ugomba kuba ufite kuko ku munsi w'imperuka madamu banjye n'abana bose simbizi ubu ngubu turi kumwangara hariho njya mbunda kubivuga wenda njya n'umumaro cyane cyane twagiye tubana kera mu madini yacu twabayemo kera bavuga ngo papa arimo arandeba mu ijuru ngo papa koko kumbe barimo barahamagara abazimu bakabatera ngo base babasuye ngo papa ngo rwose ngo dore ndimo ndangirikira hano ku isi sinigeze mbwira mpamagara mama naranabitinyaga n'abandi agashashasha ndazagira ikintu kigaruka kirekera buri mama wagarutse ko nzi ko uyu muntu apfuye biba birangiye niko bibiri ivuga kuko bibiri avuga ngo ikibyara umubiri ni iki ni umubiri ikibyara umwuka icyabyaye mu buryo dupfuye kiba gitandukanyijwe n'umubiri wose haba hasigaye isano y'umwuka n'undi mwuka Imana niyo yabyaye umwuka uturimo sibyo kuko yahumekeyemo umuntu umwuka wayo abaho ubu butaka nibwo yabumbye n'umuntu ni igitaka kibyara ikindi yego n'umwuka ukabyara undi rero urumva ubu buzima turimo nshatse kuvuga ngo ubu buzima turimo tugendamo twige kumenya yuko ahawe ariho hariho aho ubundi ntabwo hariho ibyiza byawe yego bisangiza abandi ariko wikwiriye kurondora ibibi byawe cyakora hari ikintu kimwe gishoboka kwigira ku bibi bakora kugira ngo wowe ntuzabikore sinzi niba muri muranyura neza yego twigire ku mateka twiyubake siko bajya batubwira
tuyigiraho kugira ngo tutazayasubiramo twubaka ayandi atandukanyije nayo kuko twabonye ibibi byayo. Haleluya. Umunyabwenge nyakuri rero Imana ishaka suzi gusobanura cyane ibyanditswe, nuzi kubigenderamo neza. Dufite abantu benshi hano hanze ngaha biga yamara kwiga ukamubwira ngo nyigishe ibyo wize bikamunanira, ariko bamuha ntuzi, bamuha ikizamini akabikora kurusha abantu bari kubisobanura hariya. Bari bajya kwigisha teolojiya, ushobora kugenda mu kizamini yakwigishije ukamutsinda kandi utigisha. Hari impano zitandukanye. Kumenya kuvuga ibintu neza ntabwo ari kumenya kugira gute kubigenderamo. Ikiruta ibindi ni iki rero? Ntabwo ndi mutindi umusoro. Haleluya. Ni ukumenya ese ukabyuka mu gitondo ukavuga uti harya umunsi nakora iki? Harya biragenda bite? Niba twaganiriye na Gaspari n'urugero, harya ubundi umuntu twaganiriye na Gaspari ni iki kintu kiyungura ku isi? Ni iki cyamwunguye se namuhaye? Haleluya. Uyu munsi niba nta cyabonetse ejo ntibizongere. Amen. Niba uyu munsi bitankundiye ko ngira ikintu kizima nk'ubu, ejo ntabwo ntibizongere. Haleluya. Salomo yamenye yuko ahawe inshingano zo gukorera abandi atari zo kugira ngo abandi bagere gute bamukorere. Yamenye ko ahawe inshingano z'ibyo agomba gukora kandi ibyo bari gukora. Niki cyabayeho rero? Imana imaze kubona yuko yitekerejeho akisuzuma akabona ko nta mbaraga zibishobora afite, yamubwiye ngo na bya bindi ukeneye ndabizi. Ijambo ry'Imana mumaze gushakisha ubwami bw'Imana no gukiranuka kandi bizagera gute? Iki nicyo kintu kibigaragaza ko Imana ihise ibikora automatically. Ijambo ry'Imana ngo kuko icyo umuntu abibye aricyo asarura. Ubibye ubwenge asarura ubwenge. Yagize ubwenge aravuga ngo nindamuka asabye Imana ubwenge bizatuma mbiba ubwenge mu bandi. Buriya ntugire ngo Abisirayeli bose mwese b'abanyabwenge, kuko rero bafite umwami w'iki? W'umunyabwenge. Kuko umuntu muhora n'ibyo avuga n'ibyo nawe uvuga. Haleluya. Salomo rero yise ku cyo ari cyo niyo warimo imbere arigenzwa ajya gutanga ibitambo. Imana ariko utekereza kugira ngo Imana ikubarize mu nzozi wibuke gusaba ikintu cyiza, ni uko hari ibyo bintu bikubamo. Buriya mu nzozi niho hantu umuntu azubarira neza. Imana ishobora kugusura mu nzozi ikakubaza ibintu ugacanganyikirwa kuko usinziriye n'ubundi. Yego akenshi ntabwo wumva umuntu wapfa gusubiza ibintu bizima, ukanga wibuka ibyo yakubwiye ariko ibyo wavuze ni bakeya, sibyo? Haleluya. Uyu munsi wa none inshuti yanjye ndagira nkubwira ngo igihe niba wifuza kuba umunyabwenge fata igihe wimenye. Uyu munsi nimenya ko ndi umunyamahane ntabwo nzarwara n'umugore wawe, ntabwo nzatongana n'umuntu turi kumwe, kuko igihe cyose amahane azajya azamukaza ngo mu izina rya Yesu tuzi. Yego umunsi niba nzi kumvuga menshi ninjya kuyavuga zawe ntutuza ndakuzi ndabyizi ibi ngibi ingeso ndayizi ukayitsindisha iki? Umwuka wera. Kubera ko ufite igihe kinini cyo kwitekerezaho kurusha gutekereza ku bandi. Haleluya. Hari umuntu niba nyacomekeye ku bantu ntabwo ndi buvuge ngiyo wishinze ubwamure bw'undi ubwawe bugera gute? Uhengereza nawe inyuma kuri kurebayo nawe inyuma. Urumva hari ikibazo kibi igihe ufashe kureba ibyaha bya kanaka, fata ureba ibyaha nibwo Imana izagira gute izagukiza. Yesu yajya gukiza umuntu ngo ashaka kumugirira nabi kandi abireba, uri impumyi arabireba ariko akakubaza ngo wumva ushaka ko namugira gute? Ukavuga ngo ndashaka kureba, akagira gute? Inshuti zanjye rero niho soza ufite Imana idukunda pe, yaduhaye byose dukeneye byose, ahubwo twebwe nitwe duhitamo uburyo tubikoresha. Haleluya. Amen. Amen. Mbega nabakomerekeje? Ntabwo nababwiye ko Yesu agira neza? Oya, agira neza twabivuga tutabivuga. Buriya reka mbabwize ukuri, hari ibintu Imana idusaba ikakugirira neza nimugira umwete wo kugendera mu mategeko yawe, imirimo yayo izizera, sibyo? Ntabwo ari ibintu tubanza kugira ngo umuntu tumwatureho wowe ubwawe ibyo wiyaturaho, ibyo witekerezaho. Iyo wowe utekereza gukiranuka, iyo wowe utekereza ku Mana, iyo wowe utekereza icyo Imana ishaka, ugahora uvuga ati Mana ndumva nshaka. Hari umuririmbyi arimo ndashaka ko wifuza mwami,
shimisha umutima wawe wera zamuye sinibuka gaye rwose urumva ndashaka kuba wifuza mwami yego ntabwo ushaka ko mwami uwo nifuza kuko burya ariko mubwiza ukuri hari umuntu njyabona umwana wanjye ambwira ngo ndashaka bombo uzi agaciro k'igi cyangwa ntabuze we arashaka ko nguwo yifuza nyamara njyewe ndi kureba agaciro k'amenyo ye we arashaka kureba agaciro k'iminota 3 cyangwa 2 ari kumanane mu mugabo icyiza nuko yavamo udashaka kuba uwo wifuza papa kuko bigo byazagenda neza kuko inzozi zanjye no kumuha ibyiza ariko we ntabyo azi ko inzozi ibyiza nuko yahorana mu mugabo